tuma bwiza ariko hano hico mpakuye nuko mpakuye ububyutse bukomeye kushobora gukiza abantu benshi kuko ibiterane mazemo n'igihe mbimazemo hano hari igikoretse mu bugingo bwanjye nje rero kubaka ibyo nasenyu ibyasenyutse hanyuma no kubaka umubiri wa Kristo ikibazo kimwe ku ruhande rumwe hari ibyagaragaye
ijambo nahabwira Imana ihaho umugisha kubwo kugorora neza, bagorora neza, bafite serivisi nziza. Gereza ya Mageragere, gereza nkuru ya Kigali, igororero rya Kigali rya Nyarugenge ryubakwa. Ubu ngubu turi hafi y'amarembo yaho. Turi hafi y'amarembo yaho. Turi ku isaha y'isa 3:20. Amasaha y'akazi atangiye. Urahangaho. Ndahangaho. Ariko namwe mwari muhari. Natwe twari duhari. Yakubwiza ukuri. Waje kumara iki by'umwihariko? Nazanywe n'ibintu bibiri. Icyambere ayidigiri mini digi gufungurwa ni nona cyane. Gufungurwa ni ryari? Nona. Uyu munsi rero tariki zingahe? 10 na zingahe? 20. Oya, itubara rero buriya mu mategeko Yongwe afunzwe yaramaze iminsi, yaramaze amezi ane ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10. Nyine yaramaze, iyo tubaze neza yaramaze amezi ane n'iminsi 10 n'ingahe n'umunani, kuko umunsi wa 19 niwe yarikuriwe. Yego. Buri wa 19 ntabwo tubara kuko yararekuwe systeme ibikibazo ntiyaboneka neza. Hanyuma ubwo turabara ko muri gahunda tekinike icyambere ndabaza gushimira ubutabera bw'u Rwanda, ariko tutarashimira aho turaza kugira dushimira cyane by'umwihariko n'inzego zose zanafashe neza Yongwe kuko nawe arabyihamiriza mu rukiko yarabivuze. Nubwo Madame Presidente wiburanisha ndashimira igororero rya Kigali gereza ya Mageragere fashwe neza, nta kibazo ufite nka Potere Harimana Joseph Yongwe, mbayeho neza nyine nuko nawe ubaho neza muri gereza. Gereza yitwa gereza, ariko yarayishimiye mu gihe abandi babazana ibintu by'ibifobagani babeshyira gereza nkuru ya Nyarugenge bayizanaho za parapara. Gereza ya Nyarugenge iremye. Ikintu cyambere cyakuzanya serivisi, ikintu cyambere cyakuzanya ngaha ngo niki ikintu cyanzanye hano. Yego. Naje kugira ngo naje gufata Apotre Harimana Joseph Yongwe, twaje kumucyura bitabaye nimugoroba. Ubundi Yongwe iyo ukiko rukurekuye ugomba guhita kuki bitabaye nimugoroba umunsi Yongwe akaba aribwo uje kumureba uza kumucyura. Nkuko ubizi neza, nkuko mubizi kwezi kwa 3/2024 ku isaha ya saa 10:27 nibwo umucamanza waburanishije urubanza mu mizi n'umwanditsi we yasomye urubanza umucamanza abanza kutwiseguraho abatubwira ati mutwihanganire systeme yabaye ikibazo. Urubanza rwari gusomwa saa 10 zuzuye, gusomwa amasaha yanarenze. Oya, hari harenze iminota 26 kuko wa 27 urebye mu yandi magambo buriya yinjiye saa 10:25 kuko urumva yinjiriye tugahaguruka twubashye inteko iyo isoma urubanza, hanyuma bakicara bagafungura mashini. Ubwabyo urumva byafashe nk'iminota 3 cyangwa se 2. Hagati aho rero sasa aratubwira ati tubanje kubiseguraho kubera yuko systeme itagenze neza. Ntago systeme iri gukora. Urubanza barusomye atari muri systeme, out system. None rero Apotre Harimana Joseph Yongwe urumva urubanza rwasomwe adahari ari muri Mageragere, ari mu igororero rya Nyarugenge. Hanyuma ikindi Apotre Yongwe uribuka ko yavuze ati ndashimira ati Madame Presidente wiburanisha ndashimira igororero rya Nyarugenge ati kuko bamfashe neza, mbayeho neza rwose, twese twaranezerewe. Kandi nk'uko bireba kino kigo hano haruguru urabona ko ari ikigo kinini cyane, urabona ko barahinze ibishyimbo n'ibiriya ibishyimbo mu bibereke murebe iyo misozi yose imirima y'igororero rya Nyarugenge. Bivuze iki rero? Icyo bivuze mfite ibyishimo ntangire kuko mu kanya turi mubone Apotre Harimana Joseph Yongwe. Ubwo warumbaje uti niki cyara cyatumye mutamucyura. Ni systeme ntabwo yari imeze neza nkuko twabibwiwe n'umucamanza, tugira ko systeme itameze neza, ko imyanzuro ishobora gutinda kugera muri systeme, ko Nyarugenge igororo rya Nyarugenge bashobora gutinda kuyibona. Icyo nicyo cyatumye Yongwe atarara mu rugo rwiwe. Ariko aka kanya muri buhava umucyuye. Oya, niko byubakitse. Iyi telefone ihamagaye rero banzi yitaba. Oya, nimugumeho nimuyikureho. Alo? Waramutse ninde? Ndi mu kiganiro rero. Uri muhire w'igitangazamakuru kihe?
Marshall Entertainment rero ihangane gato nk'iminota 10 yonyine. Ubugingo uhe ihangane rero mw'intwaro bwanya ngende mu byaki reka dukomeze oya ndabakubye yego pastor uyu munsi umvumeze gute ni igihe kimwe cyagishize utanabonana na Apotre Yongwe vis-a-vis ngo umusuhuze urumva umerewe gute ku ruhande rwawe mu mutima wanjye ndanezerewe ni umunezero udasanzwe ndimbati rero nazahagarare hano kuko ahantu arahazi kuturusha twese arahazi ndimbati ngwino duhagarane hano kuko niwe muntu ufite amakuru ya hano haruguru kuturusha twese ko ameze uko bimeze ndimbati abantu tubwira abantu ko ndimbati aje kureba Apotre Yongwe kumucyura ndetse no kugira ngo banabirebe no kuri Ndimbati TV kuri Ndimbati TV n'Agasaro TV kateye na Kiranuka TV irahari ubwo ro mugiye gutuma avuga n'amakamera ateye Ikaze TV Rwanda irateye Urugendo TV rurateye Impanuro TV irateye Inyarwanda irateye Kiranuka TV Ndimbati TV Agasaro TV Umugambi w'Imana TV Zamuka TV hari yindi hari ntayo ni Ikaze TV Rwanda ariko aho ya mbere y'ibyo Ndimbati ndamushaka hano Ndimbati ntabwo oya ndabara no kuri kw'Imana nakwingize kandi ngwino hano ngwino hagarari hano ahantu kereka nutantuga kamera ndimo kubaze hanyuma rero sasa turi hano ndakubaza ku ruhande rumwe uyu munsi amakomantere y'abantu aba yandika ati Ndimbati ngwino hano nyegera hano mpereze mikoro akaboko ni kagufi akaboko ariko yureka kazamo hano reka ntacyo akubarize hariya nta kibazo ku ruhande uyu munsi ku ruhande munsi abantu bandika muri komenti ati Pasteur Claude abenshi bandika ati nawe uraje ukurikira Yongwe umusangeyo nicyo by'abantu bakwifurije ibyo bintu uyu munsi Yongwe akabasohoka umunyarwanda yabwiye undi nguragapfa ndina baramusubiza ngo ndagaye imbwa itazasangayo uragaya umunyarwanda yabwiye undi ngo kanangura gapfa raramuga ngo nzagaye imbwa itazasanga ikuzimu murumva bivuze iki rero nta muntu dututse ariko gereza nta muntu n'umwe utajya ujya muri gereza urumva icya kabiri nta muntu n'umwe uba muri iyi si ushobora kuvuga ngo ntazapfa urumva birashoboka Yesu akazagaruka hari abantu bakiriho akabazamura mu ijuru abakoze ibyaha bazacirwaho iteka bapfe n'ubundi abazaba ari abakiranutsi bazazamurwa mu ijuru ariko kandi ntabwo tuzi umunsi n'igihe Yesu azagarukira kuko utarwana udafungiye ko yarwanye ashobora gufungirwa ko yagonze udafungiye ko yagonze yafungirwa n'ikindi ashobora no gukekwaho ugasanga babaye bamushyizemo gakeya hanyuma ugasanga rero ibyo byose madamu Yongwe barimo hariya nta kibazo karame nagira ngo tubwire abantu kandi abantu bamwe tubamare n'igihirahiro tujye tubwiza n'abantu ni ukubera iki ubundi abantu bakunda kukwibasira cyane ibintu byose ushaka usanga babigushyizemo cyane kugeza n'ubwo abantu barimo bakubaza aka kanya bakubaza ngo bamwe ngo baguciraga ngo akarurute uzasangamo ngo Yongwe none si musanze aho baje kumucyura ni ukubera iki abantu baguhora iki abo ngabo rero abicyo nababwira nuko nababwira ngo Imana nibarinde kandi bahumugisha ibyo bifuje ntabwo babibonye ibyo bifuje ntibayibonye uyu munsi izi saha wagerageje gusura Apotre Yongwe agifunze ibyo ngibyo reka we nagira hanze azabibwira abamusuye n'abataramusuye Pastor Claude nk'umuntu wakurikiranye urubanza rwa Yongwe hari ibyo yazize harimo n'amavideo uyu munsi uragira inama Yongwe yo guhita areka ibintu bya social media cyane kuko biri mu bintu byagiye bigarukwaho ndetse no mu rukiko byagiye bivugwa hatangwa ingero za video za YouTube z'ibyagiye avuga uyu munsi wagiriye inama Apotre Yongwe inama nagira Apotre Yongwe ntabwo namugira inama ngo areke social media kuko icyambere cyo yemereye umucamanza ko mu nyigisho yigishaga
azagaruka kuri social media ahubwo aramutse agiriwe amahirwe agafungurwa ko yagaruka muri social media ahindura inyigisho yigishaga akigisha n'abandi bapasiteri bakareka kwigisha inyigisho nk'izo yigishaga urumva rero agomba kuza kubibura imbuto yari yarabibye niko yemereye umucamanza siko yabivuze urumva rero kumubwira ngo namugira inama yo kureka social media aho nabo rwose nabangiye kubeshya ubuse wowe ninde muntu wakubwiye ngo isamake iva mu ruzi yagera hejuru ku nkombe ngo ikavuga ngo irahera mu butaka ngo igomba gusubira mu mazi urumva uremeza yuko inyigisho Apotre Yungo yigishaga atarizo kugeza nubwo yisubiye akavuga ati ngiye kongera kwisubiraho wowe nkawe nk'umukozi w'Imana nk'umushumba uremeza ko inyigisho yigishaga akwiriye kuzihindura koko kubera ko yafunzwe ikimenyetso buriya rero ntabwo twavuga ngo ntabwo arizo icya mbere dushingiye ku ngingo y'umucamanza yafashe aho yagaragaje ko Yongwe ubwe yiyemereye ibyaha akabisabira imbabazi agasaba imbabazi nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame asaba imbabazi inzego z'ubutabera harimo urukiko harimo ubushinjacyaha harimo ubugenzacyaha na sosiyete nyarwanda muri rusange yabasabye imbabazi avuga ko ibyo yakoze atazongera kubikora ubwo urumva ubwabyo bigize icyaha yiyemereye icyaha n'umucamanza asoma urubanza asoma iburanisha yavuze yuko Yongwe yiyemereye icyaha ntawamushyizeho agahato ngo yemere ibyo yari yemereye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha n'urukiko bityo rero ko yitegura kuzakosora bimwe mu byo yari yarigishije muri social media kandi ibyo ni nako kuri koko ariko kandi ntabwo twavuga ngo abamuhaga ituro bazarihagarike kubera yuko ikindi kimenyetso kindi ni uko umucamanza yavuze ko mu bamurega bose amafaranga yabo uwumva atanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko utanyuzwe n'icyemezo cy'urukiko mu iburanishwa yakozwe ko yaregera urukiko akongera akarega ku giti cye urumva kandi iyo ngingo yazanywe na Maître Albertina umwe mu bunganizi ba Yongwe rero urumva mu by'ukuri Yongwe tunejejwe no kuba asohotse akajya hanze kuba agiye gusohoka akajya hanze ni iby'agaciro kenshi turanezerewe cyane yego nimba atari ikindi kintu aka kanya reka nongere nkubaze ikintu kimwe wenda bari bakikubajije nge ntago nanyuzwe neza yego aka kanya Yongwe agiye gusohoka hano yego witeguye kumwakira cyane cyane ko wenda we ntabwo yabishyize mu gaciro ariko abantu bo uko babivugaga nk'uburyo bwabo we witeguye ute kumwakira cyangwa ijambo rya mbere bimubwire niri icya mbere arabizi buko nta rubanza rwa Yongwe nta somwa rya Yongwe iryo ari ryo ryose ntagaragayemo wabyumvise ndimbati urubanza rwa Yongwe rwose narugaragayemo isomwa rya Yongwe ryose ryabaye nagiye ndigaragaramo nawe arabizi twaranaganiraga bamuzanye twaraganiraga nkamubwira ngo komera nkamubwira ngo idigiri mini digiri Imana ifite PS so urumva rero ni umunezero nawe ubwo afite uko byakira nk'umuntu w'umugabo kandi izikariro byakire neza kuko urumva baca umugani gusa mu Kinyarwanda umwana nase aravoma hari abana bashobora gusya hari abana bashobora kuvoma ariko batazi gusya icyo ari cyo yego ubwo kandi uvuze ibintu byinshi pastor reka tugushimire dutegereza kwakira Apotre Yongwe na famille yiwe yahageze twumva n'icyo ari buze kudutangariza murakoze cyane reka tugushimire namwe Imana ibaha umugisha kandi yadukurikiye bahabwa umugisha n'Imana tubabwire ko turi Imbageragere imbere y'igororero rya gereza nkuru ya Nyarugenge mu mujyi wa Kigali murakoze cyane aramfungisha se aranzi mwa narumva ubwo muntu yandushije iki nta internet afite usanga atari ko yishe igera aramwitambitse bandi bari agarara kwifatira pasite fungurira butu mwana mfungurira yewe shambuza umuntu
kingaho Gasaro Abasuhuje cyane. Bangutse fast. Potere wacu Abasa muze tundira ikirere tuve mu recording. tere gutya Gire gutya ahubwo. Tugira gutya. Yongwe uwo twamugezeho twageze kuri Apostle Yongwe asohotse mu igororero rya Mageragere aje yiyoboranyije cyane kuko yatugezeho nta muntu n'umwe uramumenya ndetse ntabwo twari tumutegereje umwanya mutoya ariko Apostle reka tuguhe ikaze urimo urabona ute aba bantu baje kukwakira ndetse urabona ute hano mu Rwanda nk'uko hariya bajya babivuga bati ngiye mu Rwanda. cyambere navuga ni ukushima Imana cyambere navuga ni ugushima Imana kuko umutima wanjye wuzuye ishimwe iyo umuntu rero avuye hariya cyane cyane nka Ndimbati warahabaye aba afite ibintu bikeya byo kuvuga bya bike nabyo byo kuvuga ni ugushima Imana ariko ndashimira Imana ko yandinze ndashimira Imana ko nasabye imbabazi bakambabarira ku cyaha nashinjwaga gishingiye ku byo nizeraga hanyuma rero ubwo ni ukuvuga ni amahoro ni ugushimira ko nawe imbabazi nkababarirwa ngashimira ko nsubiye muri sosiyete nkanashima Imana yabanye nanjye n'ibyo muri iyi minsi itambutse. Rero abantu hanze ahangaha abantu kimara gufatwa abantu bavuze byinshi abantu bashyizeho komantere nyinshi ndetse ejo mu isomerwa ryawe abantu bamwe baravuga batese ni ya myaka 3 ese arababarirwa nk'uko byagenze wowe aho waruri nzi ko wizera wowe wabifata gute ejo umunsi w'ejo ugeze wabyifashemo urumva iyo uri hariya uba warishyize mu Mana kwinjira mu igororero cyangwa se muri gereza biroroshye ariko gusohoka ntabwo ari ibintu biba byoroshye wamaze kwakira ibintu byose ariko icyo twavuga ni uko igihugu cyacu cy'u Rwanda cyubaka imbabazi kuruta ibindi bintu byose igihugu cyubaka imbabazi kuruta ibindi bintu byose icyo nabwira n'abandi bafunze ni uguca bugufi kugira ngo basabe imbabazi iyo ugeze hariya bagufunze ubona icyo bagufungiye ukabona n'ibindi byinshi wagiye utambukamo byagombaga kugufunga n'ibigufunga ntangire nk'umukozi w'Imana uri hariya ahantu abantu bose bankeneye nsenga mbwiriza bimpesha gukomeza abandi ntabwo mpungabana imbere y'abantu confidence ziracyahari. urakoze cyane Apostle ngira ngo abantu hano hanze aba bose badugutunze kamera nkuko nakubwiye bavuga byinshi baravuga batese Yongwe ageze muri gereza bamwakiriye bate ese we yifasha ate ndagira ngo umara amatsiko aba bantu ndetse n'abantu bose babyibazagaho ugeze muri gereza wahabonye ute byagenze bite ese umurimo w'Imana warakomeje ubu ugera no ku gihe cyo gusohoka usohotse abantu usizemo hariya cyane ko wari umusitari babyifashemo bate icyo nabwira abantu iyo inyenyeri yawe yatse aho ugeze hose iraka sanzwe rero ko abantu bankurikira ni nako bankurikira muri gereza habamo siti z'amateleviziyo bakurikira Yongwe TV bankurikiraga mu biganiro kuri televiziyo bakurikira abandi baba bafungwa abandi bataha bankurikiraga cyane mageze rero abantu bazi ko iyo umuntu ageze muri gereza bapfuye ko biba birangiye ariko iyo uhageze usanga ni mu Rwanda hari imvugo narwanyije mpagera ngo ningera mu gihugu je n'ubundi nari ndi mu gihugu ko ni gereza iri mu gihugu iyo wageze rero je narahageze abapasitoro baranyakira ndabwiriza maze kubwiriza muri ibikorwa by'Imana hano rero kuri mwebwe munyakiriye nk'abanyamakuru bagenzi banjye tubana muri social media ni ibyishimo ndetse n'umuryango wanjye na sosiyete yindi ariko mu kigo namarira kubera ivugabutumwa kubatse ivugabutumwa
n'abari uri kumva bari mu modoka bari kugenda urumva ko urabona ko baracyaza bamwe baba basohoka abandi Haleluya, ufite igiterane urabizi wabayeho hariya mu igororero ni ahantu kugira ngo ubwirize igiterane cy'abantu 5,000 7,000 8,000 9,000 cyangwa se kuzamura bicaye bakumva baranyumvaga rero jewe naraye mbonye ahantu ushobora kubwiriza ukabona abantu 500 barihanye kubona abantu 800 barihanye kubona abantu 300 barihanye. Mu by'ukuri icyo kintu ni ikintu gikomeye utasuzugura. Numvaga ko ndi mu murimo w'Imana. Hari amakuru yatugeragaho nubwo kwinjiramo hariya nyine biba bitagoye cyane turabwira abantu batagezemo kandi koko ntabwo biba byoroshye kugira ngo wenda upfe kumenya amakuru aberamo kereka abantu barimo, ariko wenda nkange wabayemo nk'uko wabivuze hajya habamo ibiterane ndetse numvishe ko wigeze gutegura igiterane gikomeye cyane. Icyo giterane waba utashye ugikoze, ese niba waragikoze hihannye abantu bangana iki? Jewe abantu nakubwiye ngo kuva nahagera buri munsi siba umunsi umwe nkaruhuka nimba mfite ibiterane mu gitondo, ibiterane ku cyumweru, ku wa gatatu, ku wa kane no ku wa kabiri. Biba ari ibiterane bikomeye, igipangu cyose cya kibugu ku cyiza abantu buzuye ku masita atandukanye nkabwiriza, kandi buri muntu wese uri mu kigo akeneye kumva ibyo mvuga. Ntiwatinya kuvuga ko wari waje mu butumwa. Rero ahangaho reka dukomeze, tugiye hano hanze, turagiye, abantu barakwiteze, abantu baragutegereje, wababwira iki? Ni izihe, ni uwuhe migambi mishyashya bafitiye? Ikibazo dushaka kwibariza intumwa y'Imana yashimiye gereza ya Mageragere cyangwa se igororo rya Mageragere, avuga ko afashwe neza imbere y'umucamanza. Mu byo yashingiye ko yasabye imbabazi umukuru w'igihugu na sosiyete nyarwanda. Uyu munsi none izo mbabazi wasabye kuko umucamanza mu isomwa ry'urubanza yabishingiyeho ko wemeye icyaha, ko nta gahato washyizweho nk'umukozi w'Imana, kandi ko ibyo wemera washingiye ku byo wemera. Yavuze ko buri muntu wese wagira icyo akurega mu bakureze ko yaregera urukiko ku giti cye. Icyo kintu wacyakirute Apostle Yongo? Ijambo mfite ni ugushimira, nta kindi. Iyo ugeze hariya ni mu mategeko. Iyo ugeze mu mategeko rero navuze ngo ubona amakosa wakoze ukabona n'ayandi n'ibyo utaruzi. Umuti rero si ukurwana mu mategeko, umuti ni ukuvuga, ni ukumenya ko aho uri bahita mu igororero, kwemera kugororwa hanyuma ugasubira muri sosiyete. Hari n'ikijyanye n'icyo ari umayego muri sosiyete bimeze gute? Yongo ni wa wundi. Ndacyabwira abantu ngo ayidigire, ndacyabwira abantu ko Imana ikiza, ndacyabwira abantu ko Imana ishoboye tuma bwiza, ariko hano icyo mpakuye nuko mpakuye ububyutse bukomeye ushobora gukiza abantu benshi, kuko ibiterane mazemo n'igihe mbimazemo hano hari igikoretse mu bugingo bwanjye. Nje rero kubaka ibyo nasenyu ibyasenyutse, hanyuma no kubaka umubiri wa Kristo. Ikibazo kimwe, ku ruhande rumwe hari ibyagaragaye muri video ndetse n'ubutabera bwakoresheje zawe zo wabwirizaga mu butumwa. Ese uyu munsi Apotre Yongwe ntabwo video nka ziriya zizongera kugaragara mu nyigisho watangaga? Hari ibyo ugiye guhindura bitandukanye na mbere? Icyo dushobora kubwira abantu ntabwo n'ubundi imbere y'itangazamakuru cyane, ariko iyo uri mukuru biraba kera nkiri umwana navugaga nk'umwana, maze gukura ntangira kuvuga ibyo abantu bakora. Video rero izitari ngombwa si ngombwa, ariko video zibwiriza ubutumwa bwiza, zubaka abanyarwanda, zubaka sosiyete, niteguye kuzikora kuko mfite n'ibyangombwa binyemerera gukora ibiganiro. Kijyanye n'ituro amatura aremewe ku isi yose, n'ahariya twari turi muri gereza baratura, ariko umurongo ikibazo si amatura, ahubwo umurongo baturaho ni uwuhe, uw'abapasitori bawuha ni uwuhe, cyewe nzawuha ni uwuhe. Amaturo ntawubuza amaturo kuko mu maturo biremeye, mu ndahiro narahiye. Reka mbashimire. Urakoze cyane, reka tugushimire, ubundi tukwifurije uruhuke turi kumwe. Ariko hari abakunzi ba Apostle Yongwe kuri idigiri mini digi, nicyo wababwira cyane ko gufunga nino nagufungurwa. Oya, hari n'abantu batari kugira ngo bamenye Yongwe ninde, na nimero zawe turazishyiraho. Buri muntu wese uri hano arashyiraho nimero yawe kugira ngo baze kuvugana nawe nyirize.
niki wabwira abakunzi ba Itigre Media? icyo nabwira ahubwo nabwira abakunzi ba Yongwe TV nkabwira abakunzi ba The Vibe nabwira ngo Yongwe aracyari kubaha ibiganiro byiza biryoshye The Vibe hanyuma bakomeze barebe ibiganiro hanyuma ibi nibyo mvuze hano hanyuma ibindi biraho ikindi navuga gikuru gihagije ndi imbere yanyu nashimira umuryango wanjye nashimira madamu wanjye n'abana banjye nashimira n'abanyamakuru bagenzi banjye mwagiye muza kunsura nashimira umuntu wese wangezeho n'abasenze Imana by'umwihariko nkashimira n'abakristo ibihumbi byinshi tumaze igihe dusengana mbashimira mbabwira ngo bakomere mu Mana imbere ni heza inzira nziza yo kuvaho narindi ni uguca bugufi ugasaba imbabazi mu gihe ubona ko hari ibyo bakwangiza kandi igihugu cyacu cyuzuye imbabazi kubabarira bazi icyo ari cyo tutakihangana gusiga hari abantu benshi bavuga ko igororero rya Kigali Mageragere rifata imfungwa n'abagororwa mu buryo butari bwo wowe n'iki wabwira isi yose kuko ugiye gukurikiranwa n'isi yose wowe waruhamerewe ute ufashwe ute mu gihe tujya tubona abantu bamwe bajya basebya igororero rya Mageragere ibyo kugeza kuri izi saha nta Imageragere ni mu Rwanda sibyo uko inzego zikora mu Rwanda niko zikora hari ubuyobozi bw'umutekano mu kigo hari inzego z'umutekano hari inzego z'ubuyobozi bw'igororero hari umutekano ni wose serivisi nk'uko uzibazi nk'umunyarwanda amazi umuriro ibikenewe byose biratangwa kandi urabona ko meze neza ndashimira nabo bampaye ibikenewe byose urakoze cyane tugushimira nibyande mufate ibyanyu Pasta, niyo tongera kubyigana mu maboko y'igiti. muri bushyira cyo kiganiro mbere niba uzari bwibone kiraro mbona premier wakoresha yewe uzagishyiraho ejo Saudi yanjye bayikati mwebwe ntabwo twabe yewe uzagishyiraho ejo si ndi umuntu mwebwe mwamamariza rurasha uriba yarabahaye miliyoni 20